Gkway. Gkway. Hey Fisto. Bari hema. Bagiye man. Se chérie, ni iki kikubuza kuza ngo tujye gusenga? Numva nta muhamagaro mfite. Yeah? Nta muhamagaro mfite. Aho gusa. Ushaka wa mwana wawe bigeze he? Cyangwa atereye agati mu ryinyo warabyihoreye? Urumvira dosiye yo guterera agati mu ryinyo. Mbirimo kandi nzi yuko ufite icyizere cyo kwa ruhando ushobora kugera kandi ndahizeye cyane. Hako se boa. Kana mami. We kuba waturamye wacecetse. Koma cyari ibintu mama uvuga bikanya buri bintu byayo byo kwihorera byo kujya gute cye ntago mba mbirimo. Ahubwo daddy nifite amatsiko yo kwimenyera murumuna wanjye. Ese hari ubundi yitwa nde daddy? Yitwa Patrick. Ahubwo se wowe iperereza kuri amungu ngo ni Pilote ryo rigeze he? Nanjye mbirimo. Saraba natangiye gukeka. Ndetse ko ntacyo nabivugaho cyangwa se ngo ngire icyo mbikoraho. Ko nshobora gusanga nibeshye. Ngaho uri mugende. Boya byicaye bireka tugende tudakererwa. Sawa rero ubwo tugaruka. Ubutamugende isuku cyane muri mu mari. Ese shiri turi gukera. Daddy barufuko n'abakanyesuko barakimwe tugende mami. Gkway nje mbabara umpa amahoro. Nje nta gahunda mfitanye nawe. Nta nubwo nshaka kukureba mu maso yanjye man. Ako Fisto, ntanura cyandake mari kwe byabaye ninjoro. Ako Gkway nta kurakarira koko. Ni gute umuntu w'umugabo atinyuka akubitwa n'umukobwa yarangiza akanamucika. Gkway ngira ngo urabizi neza. Ujya kuza mu ikipe yacu. Uzi ibyo wadusezeranyije. Yuko uzajya uturwanirira igihe biri ngombwa. None nimba bikunane nabamarana iki nawe. Ako Fisto, nimba udashaka ndandi kumwe nawe, nani kibazo nagiye. Nuko abivuze njya kuza mu ikipe yanyu, ninemeje kuzaza mbarwanira. Ako Fisto, ushimuta umwana muto nk'una w'inzira karengane mari, ntago byari birimo. Sha Fisto, sigo ufite ubugome burenze. Akuzi ko ushobora kuba warabacikishije sha. Fisto ntago ibyo nabikora. Gkway, njye urabona niwe muntu wenyine nsigaranye. Reba abantu bose twatangiranye mu ikipe, niwe muntu wenyine dusigaranye. Mbabara amani ntuzongere ko nkora ikosa nkaririye. Mvoserufu. Meze bite? Ko ndeba uje urangaje amazuru se bimeze bite Kanyeso? Mva kandi utangiye bya bigambo byawe. Mwana hari ikintu nabuze. Ikintu wabuze? Iki se wabuze wakiburiye he? Ni ikiboromani cyari kiri munsi y'amatura gutyo munsi y'uburiri. Utambwira ko ari ikintu kimeze cy'ikigofero nabonye kibeze nk'ikininja. Ni icyo ngicyo mwana. Kiri hese sha. Ni iki uri kuvuga? Sha baba Boaze yarakinyetse. Nde? Mama Boaze yarakijyanye. Byari iki kumari iki yarakijyanye? Nisomvuge ko ari icyanjye mwana. Oya mwana ntabwo rero kubwira ko ari icyawe. Ese ntabwo nzi nyiracyo. Ntabwiye ko ntabizi, ntazi nyiracyo kabisa. Okay. None se buriya rufu. Ndagira ngo uzamubwire ko ari icyawe. Kira kintu ukuntu gihenze. Uzamubwire ko ari icyawe. Kirahenze? Kirahenze byanze. Ese niba gihenze kuki ushaka kukima? Nyine impamvu. Ndagira ngo nyine nijoro uzajya usohoka. Jizera yinjire nyine urumva uduha kanya. Nta kintu buri kumva wowe. Uraka goryi kabisa. Ntago ari ubugore. None se nyine ugushaka kujya ugira ukuntu nyine winyesebura. Okay, nta kibazo. Nzaya mbigukorera. Okay. Nzabikora ariko se nanone. Nta kinsubiza. Ndabyumva. Akakinsubiza. Ako subiriza mu gakorera naragikuye. Mva wowe uzabubwire ko ari usanzwe ugifite.
uzamubwiye ko usanzwe ugifite no kuva kera. kuva kera kose ari nsanzwe nyine. Yes. Okay, sawa nta kibazo. Ntari nzajya mbigukorera ariko ji uzagura. Oya nzagura ahubwo nzanagufasha no gushaka ukuntu nyine tukigurisha tu. Ariko ko kuranyibukisha. Wa mugani ko icyo kintu gihenze ubundi tuzakigurishiriza. Gihenze akigurisha. Oya wowe nkorera ibyo ngibyo kuzamubwire yuko wari usanzwe ugifite. Nayo icyo nzagufasha kukigurisha. Ari cyo bitwaye? Uzafasha kukigurisha Kabisa. Hari binzaya ngukorera umutima. Sawa. Gkway wari wazanye icyuma? Ariko rwe wundi ufite ikihe kibazo? Ako man, urumva ntabwo bikugira ikibazo. Ndaje mu zina zimbwa zangambaniye zigashaka no kunyica. Ndazibuze ngo nzice. Numva ngo ntabwo kufite ikihe kibazo. Burya twavuye mu rugo uvuga ngo uje gufata ibintu byawe. Kombe waruje kwica abantu ngo bakugambaniye. Ako man sariho. Uratinyuka amakibazo nk'icyo nta n'isoni. Ngo nje kwica abantu. Ubwo se urumva nafite impamvu zumvikana zo kwica abantu. Ndazifite zuzuye zo kuba nabica. Zinumvikanitse cyane. Ariko rwe uzi ko uyibeshya cyane ukibeshya ukongera ukanibeshya nanone bwa kabiri n'ubwa gatatu. Urumva ari iyihe mpamvu ufite yo kwica abantu ubundi wowe? Niye mpamvu yumvikana yavuga ngo kwica abantu wowe rwema we tuziranye? Mpamvu yumvikana. Nese impamvu yaruta kuba baginga barashatse kunyica. Nako nkaho bari babigezeho bagatuma umuntu ngazanyice. Bakanyiba amafaranga man. Impamvu iruta yo kuba nakwica abantu ni iyihe? Niye mpamvu iruta iyo ngiyo. Ariko rwe kubera icyo ugerageza kwigira umuntu mubi cyane ukanakabya. Urakabya. Nukuri urakabya. Ntabwo uri mubi cyane wenda kuzi ahubwo wigira mubi. Man. Ntabwo ndaryamye. Nzi ko ndi bugiye ngutsanya nabaye umuntu mubi. Byarabaye nyine. N'ubuzima. Kandi ubuzima kujyane hugana. Kandi nako bigomba kugenda. Ubuzima. Ubuhe buzima? Ubwo wowe urumva ngo wewe waranyuze mu buzima ngo bukakari ngo bugoye ngo kurya ngo waba umugome ngo wakugira umuntu mubi. Nta buzima wanyuzemo wowe. Ubwo se wowe wabaye imyaka 2 mu ishyamba udahura n'umuntu n'umwe. Uyimara utunzwe n'amafi yo mu kiyaga. Niko rwe warakubiswe se amaguru barayavunura kubitwa barayavuna ubikimu kugendera ku mbago. Wicuye umugore se umukobwa warashimutwa. Ngira ngo ibyo ndi kuvuga wabyumvise. Rwe ntabwo wanyuze mu buzima bubi nk'ubwo so yanyuzemo. Urumva? Ariko ndagira ngo mubwize ukuri ko kuva nabaho nakwitwa Sarihungu. Urumva? Nta muntu mwiza nari nabona muri iyi si nka papa wawe. Nibyo yanyuzemo byose nakubwiye wumvishe nawe usanzwe uzi. Urumva? None we utuntu tungahe unyuzemo ngo warahindutse ngo wabaye mubi. Ntabwo uri mubi ndabizi ugerageza kwigira mubi. Gusa reka wenda nizere ko atari ko bizakomeza. Pe umva dutahe tugende tujya hese ibyatuzanye turagenda tutabijyanye. Ibyo nshaka ntabyo ndi kubona maye tugende. Ibiki washakaga se bitari izi ntebe n'uburiri n'ibindi bikoresho mbona hano mu nzu? Ibyo nshaka ntabari tugende. None se turagenda tutajyanye izi ntebe ntago twazinyuza mu gakinjiro bakaduha make tukabigurisha muri okaziyo. Man, ntago nakwikorera intebe. Ntago nakwikorera intebe. Ariko uziko kuko umurengwe wica nk'inzara.
amafi ndobera so amafura yahaze urumva nyine wijuse ngo ntabwo wakwikorera intebe ngo tujye kuzigurisha baduha amafaranga warikoreraga intebe z'amadiva zinaremereye kurusha izi ukanazijyana kure kuruta kuzigeza mu gakinjiro none urahaze ku buryo ngo nakubwira ngo tujyane intebe n'ibindi bikoresho baduha amafaranga waranazikoreraga atari izawe ariko mwagiye mugabanya umurengwe sha man tugende wantwaje se nkazitwarira noneho ngewe nkajya kuzigurishiriza ngewe none sinagukorera intebe man ntago wantwaza ntabwo nawe wamenya amana kikoryi yajya kupa ibikibene wanyu gusa Wow, Gkway, fina, ni mwebwe? Viens, oh mon Dieu. Fina, yagenze gute mbwira? Subwo urambaza iki? Yagenze bite? Ni iki subwo umbaza utazi? Babarira basi, ndio Fina, babarira. Ibi byose nabikoze kugira ngo mbone amafaranga yo kuvuza umwana wanjye. Kubona amafaranga? Ubu sijye washakiye amafaranga abonye angahe? Gkway, aya mafaranga menshi gutyo wayakuye na yawe? Iyi niyo mpamvu bari barabashimuse. Baba barekuye cyangwa bamubacitse simbizi. Gusa icyo nzi cyo bari abagabo bari inyuma babakurikiye. Fi, fata aya mafaranga. Tware n'umwana ujye kureba dogiteri abashakira ibyangombwa. Mugende mumvuriza umwana, sibyo? Uzongeye kumuhamagara ko yicaye mu ndege ugiye. None se Gkway, turagusiga wowe? Rugwa ariko mpangayikishijwe nawe. Papa nari mbitabye. Umeze uteze? Neze neza. Umva bigenda neza? Nta kibazo. Sasa uyu ni umwanya nari mbonye kugira ngo tuganire ngewe nawe. Ugira ibyo umbaza nanjye ngira ibyo nkubaza kugira ngo nzabwire umugore wanjye kuri umwana wanjye. Hari ibintu byinshi tuziranye ngewe nawe. Ukivuga ibyo ngibyo nanjye nashaka kubaza nyine uzabwira amabaze ko ndi umwana wawe ryari. Napanga kubimubwira uyu munsi. Urumva? Ariko nashaka ko mbere yuko mbimubwira nyine tubanze tugira icyo tuganira. Urukumva? Yego natinze kubimubwira nuko natinze kubimubwira nuko we na Boaz hari ntago twatumiranye neza. None se papa uratekereza bazabyakira gute nimara kumenya ko ndi umuhungu wawe? Ko babyakira kose. Babyanga babyemera ye ntago bindeba. Kingenzi nuko uri umwana wanjye kandi ngomba kukwandikisha mu mategeko.
ku buryo nawe isaha n'isaha wabona imigabane nk'uko Boaz yakagombye kuyibona. Gusa nyine nubwo mvuga ngo iyo migabane, ubundi iyo migabane izava he ko abaginga b'abana bantwariye imigabane yanjye yose, umutungo wanjye wose bakawukiniramo nk'inyoni zikinira mu mazi. Ariko ntacyo, haguma ubuzima. Urumva sha, uzi ko umugabo icyo ari cyo ni ukujya mu bibazo ukabasha kubisohokamo neza wemye, nawe uzabiharanire. Ugiye hese Patrick? Ubaye iki Patrick? Ibiryo byahiye ko muri mama Boaz bagiye kuza. Mbonye byahiye. Sawa noneho. Sundikanye skariye katazanga twogeza ibyombo. Ako Gisele, uriya muntu wogesha ibyombo uramuzi uwo ari we? Ndamuzi nyine, se kuba mukunda byatuma atazi ibyombo. Ntabwo ari ibyo rega nashatse kuvuga. Ushatse kuvuga iki se? Akamabanga yawe na Patrick nzamenya byagenze gute? Nakubwiye ko ugomba kwihangana, nzabikubwira ngiye kugenda. Kandi uyu munsi niwo wanyemeje nshobora kutazarara hano. Rero uwo muranzi agenda mbikubwiye. Fabio, ushatse kuvuga se kugiye kugenda? Cyane rwose. Fabiola. Karame. Ino munsi n'umukiri. Se buriya we, papa Boaz aranshakira iki koko? Genda nyine mumve ibyo ashaka kukubwira, ndabizi byanyu. Fisto, urugi twasize rufunguye. Wapi man, twasize dufunze ngenda bizi neza. N'ikimenyimenyi ninjye hano hantu wahifungiye. Nose abatuje man Fisto. Ibaze, reka turebe man. Ako Fisto. Uko sizana ahantu hafunze, kandi twadusanga hafunguye. Kandi twatwinjira hano mu byumba bose tugasanga ikintu cyabuze. Ushatse kuvuga iki? Cyangwa undi muntu abugira urufunguzo rw'inzu? Man, nta wundi muntu ugira urufunguzo rw'inzu. Umuntu urugira ni nyiri inzu wenyine. Ako Fisto urabizi ko nyiri inzu adahari. Tekeze neza ko nta wundi muntu abaha urufunguzo rw'inzu. Ariko uzi Gkway, undi muntu wagiraga urufunguzo rw'iyi nzu yari Rwema akiriho. Fisto, urazi kuvuga ko Rwema ari muzima? Shit umwanda. Gkway, uzi rugashobora kuba yaratugambaniye. Rwema akaba akiri muzima. Papa Boaz nari mbitabye. Ayinjira nta kibazo. Njyewe se? None se arundi turi kuvugana, wowe ngwino nta kibazo. Ya Papa Boaz ntago nabikora. Okay, none tuvuge ko unsuzuguye. Ubuse nimba ibyo shaka ko nkora biri hano mu cyumba biragenda bite? None se? Oya ngwino. Ntureba urabona ubaye igiso gusa umukobwa nkawe rwose uba wigira amasoni. Nk'ubundi ndankomanga inshuro zingana gutyo uri he? Mabuja narindi mu gikari narindi gufasha Gisele koza ibyombo. Ntabwo uzi ko akazi kawe ari hano? Iyo akazi kawe areka ku marembo. Yego Mabuja, ariko ibyombo byabaye byinshi. Bise kuko
gukura umuntu mu mwuka aba yiviriye gusenga yifitiye agakiza. Vayo nkuriramo iki gitenge gira vuba. Uribeshye kigacika urambona. Kurura neza. Kurura neza. Toka. Yuka ya mabuja rwose nawe. Iki reka bone kiri kibazo mpuzamahanga Bowazi ntawe uhari sibyo Papa Bowazi ukuri ntago ari uyikiri ku kibazo ufite ni iki none se ntago wumva ufite ishema ryo kuryamana n'umugabo nkanjye Ubu mama Bowazi sibyo oya tonzi